niba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, gabanya imihangayiko, gabanya ibitekerezo byinshi, gerageza nubwo nta muntu ushobora kwigabanyiriza ibimuhangayikisha kandi bihari. Ngiye kukurangira uburyo uzajya ukoresha nanone nk'imirire kugira ngo umuvuduko w'amaraso yawe ujye uhora uri hasi ku gipimo cyiza. Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe, wowe wanejejwe no kubana natwe muri ibi biganiro. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Nk'uko bisanzwe nongeye kugaruka imbere ya kamera, nitwa Muganga Kayitare. Nezezwa cyane n'ibiganiro dusangira n'uburyo namwe mwishimira kutugaragariza ko mubikurikira kandi mukabisangiza n'abandi. Imana ibahe umugisha. Muganga Kayitare ntabwo ari umuntu ufite umugambi wo kukubuza kujya kwa muganga niba urwaye, cyangwa ngo abe umuntu urimo kwigaragaza nk'umuganga ukenewe kurenza abandi bose, cyangwa se umuntu wikururiraho abandi ngo abe ari we bagana. Ahubwo ni umuntu ushaka kukwereka imbaraga y'Imana ivura ikorera mu byaremwe. Ndi umubwirizabutumwa wifashisha umurimo w'ubuvuzi, nkaba n'umwanditsi w'ibitabo. Kandi ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none nishimiye kugusangiza umuti uri bugufashe ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso, wowe musaza, wowe mukecuru, wowe mubyeyi, mushiki wanjye, mukuru wanjye, murumuna wanjye, ariko ukaba ubabazwa n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Ndifuza kukugira inama y'umuti woroheje cyane ushobora gukoresha kandi ukajya ukugirira akamaro, ndetse ukaba ushobora kugukiza burundu, kuko imbaraga y'Imana ivura ikorera no mu byaremwe. Mbere y'uko dutangira, reka tubanze dusome Zaburi ya 20 umurongo wa 1 n'uwa 2, hanyuma dusenge. Zaburi ya 20, reka dusome umurongo wa 2 n'uwa 3. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva aheraho urusengero, iguhe imbaraga ziva i Siyoni. Reka kubw'aya magambo meza tubanze twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mana yacu, Data wera udukunda, Mana ikiranuka, twongeye kugushimira kandi nongeye kugushimira uburinzi bwawe bubana natwe twese muri iyi si yuzuye akaga. Kuba tugihumeka nuko wabishatse, ubishimirwe Mana yacu. Tugiye rero kuganira dusangiza abavandimwe ubumenyi waduhaye tuvura indwara nk'uko umukiza wacu Yesu yabikoraga, twigisha abantu nk'uko umukiza wacu yabikoraga, kandi tubaha ihumure ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ngwino uvugane nanjye kugira ngo abo tuganira bumve ijwi ryawe rivugana nabo, kandi dusabiye abarwayi kugira ngo babere umukiza. Wowe ukiza indwara z'imibiri n'iz'imitima, ubigaragarize, uduhe ibyiringiro byo kuzakubona ugarutse, tubane mu isi nshya, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iyo usomye Matayo igice cya 9 umurongo wa 35, ubona ko Imana hari ikintu gikomeye ishaka ko uyu munsi wa none kigaragara mu murimo w'ababwirizabutumwa. Matayo 9:35 haravuga ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Umurimo wa Yesu wari wubakiye ku bintu bitatu. Umurimo wa mbere Yesu yakoraga, yigishaga abantu mu masinagogi n'ahantu hose, yahuraga nabo abigisha, abajijura, kuko abantu benshi bishwe no kutamenya. Ikindi cya kabiri, Yesu yabwirizaga abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami.
ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ukumenyesha abantu ko icyaha cyabonewe intsinzi, ni ukumenyesha abantu ko muri Yesu harimo igisubizo cy'icyaha, bityo umuntu wese umwizera ntabwo azarimbuka, ahubwo afite ibyiringiro byo kuzabaho iteka nubwo yababazwa muri iyi si, ndetse agasinzirira mu gitaka igihe runaka. Niba apfanye ibyo byiringiro azongera abeho. Ikindi cya gatatu Yesu yakoraga, yakizaga ubumuga bwose n'indwara zose. Niba Yesu yarakizaga indwara zose n'ubumuga bwose, ijambo ubumuga mu zindi ndimi bakoresheje intege nke. Yesu yavuraga indwara n'intege nke. None rero wa munyantege nke we, wa murwayi we, ndagira ngo nkumenyeshe inkuru nziza ko Yesu akiza. Kandi Yesu akiza indwara z'umubiri n'iz'umutima. Yesu akiza indwara z'imitekerereze cyangwa se indwara zo mu mutwe. Yesu akiza indwara zo guhangayika. Yesu akiza indwara z'agahinda gakabije. Yesu akiza indwara zo kubura ibyiringiro. Yesu akiza umuvuduko w'amaraso. Yesu akiza diyabete n'impyiko n'umwijima. Yesu akiza umugongo n'igifu. Yesu arakiza. Ndagira ngo nkumenyeshe ko niba ufite kwizera muri Yesu, humura, arabizi, azi impamvu ubabara kandi ashobora kugukiza. Ariko niba atanagukijije indwara y'umubiri, kuko turi mu isi, n'abo yazuye n'ubundi barongeye barapfa, gira ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, kuko Yesu naza, abapfuye bizeye izina rye bose bazumva ijwi rye bari mu bituro bakanguke, maze bakine hejuru, bakine umubyimba ku rupfu, barubwira bati kunesha kwawe kuri he, bajye mu isi nshya itazabamo urupfu. Ibyo twakwigisha byose bitandukanye n'iryo hame, twaba turuhira ubusa. Ikibazo ni iki? Mbese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Mbese wababariwe ibyaha byawe? Mbese umutima wawe umeranye ute n'Imana kuri ubu? Nubwo waba uri muzima rega, n'impanuka yahita igutwara mu kanya gato cyane. Urupfu rushobora kuza rugutunguye, nka ya ndirimbo ivuga ngo ahari uyu munsi urupfu rwaza rukagutungura, cyangwa Yesu yagaruka. Niba se bimeze bityo, byagenda bite? Gira ibyiringiro bizima mu mutima wawe ko Yesu aramutse agarutse wamusanganira. Icyo nicyo twita ibyiringiro by'umugisha. Uyu munsi rero ngiye kuganira n'abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Nzi ko bamwe muba mwaragiye kwa muganga, mwarasuzumwe, mwarahawe inama, mwarahawe n'imiti, nta kibazo. Ariko reka turebe, mbese wowe muntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, aho ni waba ukoresha umunyu mwinshi? Ndagira ngo nkumenyeshe ko igihe cyose waba uvurwa umuvuduko w'amaraso ariko ukoresha umunyu mwinshi, ntabwo gukira bishoboka. Na cyane cyane ko uyu munyu abantu basanzwe bakoresha wo mu mabotike, rimwe na rimwe ntabwo aba ari mwiza, kubera yuko uba ukungahaye cyane kuri sodium, kandi umuntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ntabwo aba akeneye sodium nyinshi mu mubiri we, ahubwo aba akeneye potassium, umunyu witwa potassium cyangwa se potassium. Rero hari inama nakugira, niba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, gabanya umunyu uko bishoboka. Niba binashoboka, uyu munyu wo mu mabutike usanzwe uwureke burundu, ukoresha umunyu wo mu nyanja, sea salt, cyangwa se ukoreshe umunyu twita Himalayan salt. Himalayan salt ni umunyu mwiza ushobora kugufasha mu buryo bukomeye cyane. By'umwihariko ushobora kujya ufata nka 1/4 cy'akayiko gato, urumva ni gake cyane, mu karahure k'amazi y'akazuyazi, ukajya uwuyanywa mu gitondo. Ariko uwo munyu ushobora no kujya uwurya mu byo kurya
kandi ugasimbura wa munyu usanzwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo umuntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ari byiza ko akoresha amavuta cyane by'umwihariko ubuto bukoreshwa mu ngo nyinshi ntabwo aba ari bwiza. Aya mavuta rimwe na rimwe hari igihe bamwe bayagura anashaje, yarakoreshejweho, ari used, yarakoreshejweho. Cyane mu bihugu byacu hano muri Afurika usanga amahoteli menshi akoresha amavuta, ya mavuta akayarunda ahantu bakazayaranguza abacuruzi, bakaba ariyo batuzanira bakajya batudahiraho kudukoroboyi. Ntabwo ayo mavuta nagushimira kuyakoresha niba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. By'umwihariko noneho ko amavuta asanzwe akoreshwa mu gukaranga yakagombye kuba ari n'amavuta nanone afite umwihariko ku muntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, nubwo n'umuntu muzima ariko byakagombye kugenda ntabikora ari uko yarwaye. Ubundi amavuta meza yaba y'ibihwagari, yaba ya elayo, yaba ya soya, yaba aya coconut cyangwa se andi yose yakagombye kuba ari cold pressed. Ni uburyo ibimera bishobora gukamurwamo amavuta mu buryo bukonje bitacaniriwe, kuko iyo bicaniriwe icyo twita refined, amavuta ari refined, uko kuri fayininga hari intungamubiri nyinshi zitakariramo, ugasanga amavuta asigaje cyane karori kurenza ko yasigarana amavitamine. Bibaye byiza rero wowe muntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, shakisha amavuta y'igihwagari cyangwa se ya elayo, nayo ari cold pressed kandi abaye bio byaba ari akarusho. Iyo tuvuze ngo amavuta ari bio cyangwa se ari bio, ni amavuta nyine y'umwimerere atavanzemo ibindi bintu. Ko buriya ntabwo amavuta yose mubona aba ari meza, bisaba kumenya icyo ushaka kugira ngo ujye kugura icyo uzi neza. Ikindi nakubwira, ukwiriye kuba umuntu unywa amazi ahagije. Benshi mu bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ntabwo banywa amazi. Ni byiza ko wimenyereza kujya unywa amazi ahagije, niba binashoboka aya mazi yanywe kuri iki gipimo. Fata ibiro byawe ubigabanye na 30, umubare uri bubone nizo litiro z'amazi uri bube ukeneye buri munsi. Niba ufite ibiro 60, gabanya 30, uraza kubona kabiri. Izo ni litiro 2 z'amazi ukwiye kunywa buri munsi. Niba ufite ibiro 90, gabanya 30, urabona 3. Izo ni litiro 3 ukeneye buri munsi mu mubiri wawe. Ntabwo amazi tuyanywa twagize inyota. Kugira inyota ni ikimenyetso cy'uko umubiri wacu wabuze amazi. Ntabwo dukeneye kunywa amazi ari uko yadushizemo, niyo haba hakonje umubiri wacu ukenera amazi. Cyokora iyo hakonje ni byiza gukoresha amazi adakonje. Ni na byiza mu gitondo kutanywa amazi akonje, ahubwo ukajya unywa amazi ashyushye buhoro. Gira teremusi ubikamo amazi ashyushye n'akajerekani ubikamo amazi yawe asanzwe, mu gitondo yavange ujye unywa amazi y'akazuyaze, bizakugirira umumaro cyane. Hanyuma ikindi nanone, niba ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, gabanya imihangayiko, gabanya ibitekerezo byinshi. Gerageza, nubwo nta muntu ushobora kwigabanyiriza ibimuhangayikisha kandi bihari. Dore uburyo ushobora kugabanya ibiguhangayikisha. Icyambere ni ukwiha inshingano yo kwita ku bandi, kugira abantu wiha nk'intego ko ugomba kubafasha. Ibyo bizagabanya imihangayiko yawe. Ntago kubafasha bisobanuye kubaha amafaranga, bishobora no kuba ari ukubasura ukaganira nabo byonyine. Ntabwo bisaba amikoro menshi cyane, nta nubwo gufasha bisaba amikoro menshi, ahubwo no kuba waganiriza umuntu ni ubufasha. Rero uyu munsi wa none hari abantu usanga iki kintu batacyitaho cyane, kubana neza n'abandi uburyo nabyo ari umuti. Iyo ufashe uburwayi ukigunga ugasanga uri umuntu wihugiraho, indwara irakura. Ngiye kukurangira uburyo uzajya ukoresha nanone nk'imirire kugira ngo umuvuduko w'amaraso yawe ujye uhora uri hasi ku gipimo cyiza. Niba ukoresha amafunguro atarimo amavuta menshi, arimo umunyu mukeya uringaniye, ukaba utanywa
amasukari cyane, kandi ukaba uri umuntu ugerageza gutuza. Fata ifunguro ryawe buri munsi, ujye ubanza urye urubuto cyangwa se agasarade. Gashobora kuba agasarade k'ishu, wenda hariho n'agakaroti, wenda se n'urunyanya n'igitunguru. Wabikataguye duto duto, kamuriraho indimu, shiraho ikiyiko cy'amavuta ya elayo cyangwa se amavuta y'igihwagari, uvange urya ako gasarade utararya ibyo kurya. Cyangwa ushaka urubuto rumwe ubasha kurya mbere yuko urya ibyo kurya bitetse. Ushaka kuba umuneke, ushaka kuba umwembe, cyangwa se ikindi kintu cyitwa urubuto cyagufasha. Iyi salade ngiye kukurangira niwo muti wihariye w'umuntu urwaye hypertension. Fata igitunguru gitukura ukateho gato, fata karoti ukateho gato, fata indimu ukateho gato, fata tungurusumu ukateho gato, fata na pome ukateho gato. Numara kubivanga ku isahane, sukaho amavuta y'igihwagari cyangwa se amavuta ya elayo, ariko nawe ngo byaba byiza aya mavuta abaye ari cold pressed, yarakamuwe mu buryo adacaniriwe. Numara gushyiraho nk'ibiyiko bibiri by'ayo mavuta uvange, buri munsi ujye urya ako gasarade. Ushobora kukarya mbere y'ifunguro cyangwa ukakarya konyine, hanyuma ukanywa n'igikoma cyiza, byaba mu gitondo cyangwa se ku mugoroba. Uyu muti uzagufasha kandi ushobora kugira umusaruro utanga kurenza na ya miti umaze igihe ukoresha. Ubaye utaranatangira imiti ho, byakurinda kuzagira umuti n'umwe ukoresha wo kwa muganga. Ngusabiye umugisha, nkwifurije gukira, Imana ibigukorere. Yari Muganga Kayitare.